kuku muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata très bien nanjye meze neza ndashima Imana umwaka wanjye nawutangiye neza n'uwarangiye nawushoje neza kandi ndizera ko namwe ariko bimeze nizere ko uyu mwaka 2024 watangiranye ingamba nshyashya nubwo abantu benshi navuga ngo batarawinjiramo neza iminsi mikuru yabaye miremire bamwe baracya celebrating abandi baracyari mu makonje abandi abasuye nyine ababyeyi cyangwa imiryango ntibarataha gusa ndakeka ko turi kugenda tuwinjiramo hari nk'abantu bambwiye ngo guhera ku wa mbere none ingamba zizatangira nanjye ndi muri abo ngabo guhera ku wa mbere guhera ku wa mbere ingamba zigomba gutangira kandi zikarishye uyu umwaka warangiye hari ibintu wenda bishobora kuba bitaragenzemo neza hari ibyo wabonye wari warihaye intego wihaye utagezeho hari kandi kuri twese bitubaho ntabwo uko upanga ibintu 100% ariko bigenda ariko kubera ko umuntu aba akihumeka aba akiri muzima byose biba bigishoboka so uwo bitagendekeye neza umwaka ushize yongeremo akabaraga nta byacitse nta kintu cyahatari cyabaye uwo bitagendekeye neza umwaka ushize yongeremo akabaraga uyu mwaka aho byagenze nabi uhakosore ubu ngubu aba ari opportunité nshyashya umuntu abonye ni opportunité nshyashya iyo ugihumeka ukabona utangiye umwaka uri muzima nta kibazo na kimwe ufite n'andi mahirwe yo kubyaza umusaruro so nanjye rero ibitaragenze neza umwaka utaha ngomba kubikosora umwaka utaha ndabizi ko narabijeje ko none ngiye kuzajya nkora buri munsi ntibyakunda ariko uyu mwaka ngomba kubikosora nkazana ingamba nshyashya zo kutabicisha irungu zo kubaha nyine utuntu dutandukanye kandi twiza tw'ingenzi utwo mukeneye kurusha ibindi ibyo muzajya mubwira n'ukuri nzajya ngerageza mbishyiremo imbaraga mbikore so uyu munsi rero mu kiganiro cy'uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bintu ku bwiza nanone still ubwiza aka kantu murakabona nako ni akantu kajyanye n'ubwiza ndashaka ko tuganira rero kuri icyo kintu cyitwa umusatsi murabibona ibi ni ibyo mu musatsi ndashaka ko tuganira ku kintu kijyanye n'umusatsi abantu benshi bakunda umusatsi sibyo ariko ugasanga umuntu akubwira ngo njye nkunda umusatsi ngari kurangura kuwitaho cyangwa ngo urampendesha cyangwa ibintu byinshi kuko murabizi ukunda umusatsi umugore ufite umusatsi nyine iyo awushokuje ubona ari ibintu byiza cyane none uzwa kera ngewe nari nzi ko nta munyafrika azi umwirabura mvuze abanyafrika ubwo wenda naba mbivanze kuko abasomali ni abanyafrika aba Ethiopia ni abanyafrika kandi bagira imisatsi miremire nari nzi ko abirabura cyane cyane mu Rwanda za Kenya za Uganda nyine abirabura muri rusange nari nzi ko batagira imisatsi miremire ugasanga nk'umuntu ngo umusatsi ugera aha ngaha umwirabura ngo ntibibaho ariko ubu ngubu shaho urebye imisatsi abirabura baba bafite uravuga se cyangwa wowe uratubeshya uravanze kandi ari umwirabura pure wuzuye rero kugira umusatsi mwiza muremure usa neza ushayininga biraharanirwa nk'uko twirirwa dushakisha amavuta yo kwisiga kugira ngo use neza kugira ngo urugire uruhu rusa neza kugira ngo utagira ibiheri kugira ngo ibyo byose ni nako umuntu agomba kwita ku musatsi we uwukunda ariko ntabwo ari itegeko utawukunda ko hari nk'abantu badakunda imisatsi ugasanga yikundira agasatsi gakeya yikundira nyine ibintu byo kwirirwa sokoza wapi gusa kuri njyewe nkunda umusatsi cyane nicyo kintu cya mbere nkunda nubwo abantu mbibabwira bikabatungura ariko nicyo kintu cya mbere nkunda umusatsi pe nigeze kogosha kambaga story nigeze kogosha nkimara kubyara umwana wanjye wa mbere kwa kundi abantu benshi murabizi iyo wabyaye nyine
nta mwanya uba ukibona wo gukora ibintu nk'ibyo none yari ubwa mbere biragustressa ukayoberwa icyo uri gukore ukayoberwa icyo uri bufate n'icyo uri bureke ubwo maze kubyara none kwa ko ngiye ngira naturel ntago nyande frise kuva kera kubera n'ubushyuhe urabuzi umuntu wonsa kunafite ubushyuhe bwatari imisatsi gafatana baba we umunsi umwe rero irafatana neza gucishamo igisokozo birananira ntari bubone uko njya muri salon ntari bubone no guhamagara umuntu ngo aze binkurire mu rugo mbona biri bufata umwanya ntafite bitahamagara umuntu wo kuza kunyogosha aranyogosha ariko nimbwira ngo nicyo kintu cya mbere nicujije yaranyogosha ajyogosha coupe nabishyuhiye mbona ari byiza iminsi 2 ya mbere baba we mpita ntangira kubyicuza ndavuga se kuki ibintu nk'ibi kuki nabikoze urumva sinjye rwose umusatsi wongera kugaruka urumva nyine bakogoshe coupe biba ngombwa ko bakudefriza kandi ngiye sinsanzwe ndefriza bita binyicira umusatsi byatari aho ngaho nyine kwa kundi babazanye gutya birabyica cyane cyane biba ngombwa kumita nogosha burundu niho rero namenyeye nk'ama remedies ushobora gukoresha mu mutwe mu musatsi wawe ugakura kandi vuba urumva byabaye ngombwa kumita nogosha burundu nsigaho ka ordinaire nyine kugira ngo umusatsi wongere uzamuke ari mushyashya utarimo produit kandi unaringaniye naho rero nabyigiye ndavuga rero utu tuntu nize namwe nze ntubigisha aya niyo mavuta nkoresha mu mutwe minsi yose nyine mu buzima busanzwe yitwa black castor oil naya ngaya ni amafuta yo muri Jamaica ni meza cyane ariko aranuka ubwo no yasiga mu mutwe ugiye kuryama ujya urazamo ikintu sino ibyo urayemo byose bizanuka uzanukiraho muraranye ntaganuka byo kunuka ariko nyine afite odeur atari nziza idapika idashamaje cyangwa uyashyiramo ubundi ugashyiramo spray kugira ngo bitagira ku kawuderi kameze nabi aho kwa ko ari amavuta yo nabwo y'amazi n'ubundi iyo uyisizemo byanduza ahantu byanduza amashuka byanduza nyine imisego ni byiza ko uyasiga mu mutwe ugashyiramo ikindi kintu uraza mu mutwe igitambaro cyangwa ikindi kintu usanzwe uraza mu mutwe ayo niyo mavuta nsigamo buri munsi ngewe ntabwo nyasigamo buri munsi nyasigamo nka 2 mu cyumweru cyangwa 3 bitewe n'umwanya nabonye noneho ikindi kintu cyamfashije kugira umusatsi wanjye nyine kugira ngo uhitukura vuba mu gihe gito urumva nogoshe ordinaire muri 2020 sibyo ubu ngubu hashize imyaka ntangira gukoresha izi remedies mu mwaka umwe umusatsi wanjye wari umaze kuba mwinshi pe urumva igihe gishize n'ubu ni mwinshi guhera 2020 ubu turi 2024 ariko ntabwo birabini ni 3 kuko nogoshe nko mu kwa 7 2020 gutyo nko mu kwa 7 mu kwa 8 ni imyaka 3 n'amezi ariko mfite umusatsi ugera nkaha nyine sindawobereka ariko ni muremure pe ugera nkaha urenga hano kure ibyo ngibyo rero ikindi kintu cyamfashije utu tuntu nuko turi mu ishashi urumva ndavuga ngo nkore iki kiganiro nemve kugura no mavuta ntabwo nafite gahunda yo kugikora pe nemve kuyagura mitamuga ko wagikora ikiganiro nkabereka sindagera no mu rugo urumva ayo nari mfite yari yanshiranye utu twitwa cloves cyangwa nitwo twitwa karafu mu giswahili ahari utu ni twiza cyane baratunywa mu mazi baraduteka umva ni twiza pe ngiye rero ndukoresha no mu mutwe urumva dukoresha mu musatsi ndaduteka mu mazi nkavangamo na rumari bya byatsi byitwa rumari nkabitekana mu mazi ubundi nkabiyungurura nkabishyira muri aka gacupa ka spraying urako n'ubundi ndushyizemo mu kanya ntago amazi nayatetse kuko sindi mu rugo ariko urabitekana mu mazi ukabiyungurura ubundi ugashyira mu gacupa ga sprayinga iyo gusprayinga nyine nibyo byiza kuko bigira mu mutwe ahantu hose cyangwa ukagura irindi cupa ryo gusprayinga kuko kano kare karimo n'ubundi ibi nari naravangiyemo niyo mpamvu nayo bimeze nk'amavuta urumva cyangwa ukagura aka spray bottle
ukabishyiramo noneho ubundi ukajya usprayinga mu mutwe. Ni nka nabyita so nk'iki, ni nka vitamine cyangwa ubwo ni ikira, ariko ni nka vitamine ushyiramo ugasprayinga mu mutwe, ubundi nyine ukarazamo ikintu, kuko izi karafu zo ziranahumura, ushatse wanakarya konyine gahumuza no mu kanwa, ni keza. Urumva ushyiramo ringi na rosemary, warangiza ugasprayinga mu mutwe ukarazamo ikintu. Mu gitondo ushobora gukarabamo bisanzwe na shampoo yawe, warangiza ugashyiramo amavuta. Ndakubwiye ngo bikuza umusatsi pe. Uzabikore nko mu mezi 2 uzahita ubona change. Nko ku bantu nyine baba bafite nk'umusatsi wacitse wapfutse, cyane cyane nk'abantu bonsa. Hari ukuntu ngo iyo bari konsa, njye ntabwo bijya bimbaho ariko mbyumva ku bandi, iyo abantu bari konsa usanga nk'umusatsi waracitse, aricyo giterana abadamu benshi kwita bogosha. Ibyiza rero aho kugira ngo wogoshe, ahubwo wakoresha ibi ngibi, ugakoresha n'aya mavuta ya black castor oil, ukajya ushyiramo umusatsi urongera ukazamuka. Cyangwa abantu bafite nyine umusatsi wanze gukura ukabikoresha. Ikindi kintu kizamura umusatsi, gikuza umusatsi, amazi y'umuceri. Amazi y'umuceri mwe muska kuza umusatsi nyine kuntu ushyiramo, ushobora no kutareka ngo utogote, urumva, ugafata umuceri mukeya cyane, wafata utuntu tungana nka gutya ugashyira mu mazi bikivanga nyine amazi ukabona ko yabaye umweru, warangiza ukayungurura ugashyira muri spray bottle yawe, nabyo ukasprayinga mu mutwe ugapirizamo. Amazi y'umuceri nayo kuza umusatsi cyane cyane, nayo narakoresheje. Ibintu nakoresha amazi y'umuceri, nkoresha ino karafu, cloves, n'aya mavuta, n'igikakarubamba aloe vera gisanzwe, igikakarubamba gisanzwe, ukagikatamo. Video zanjye za kera nigeze kubereka ukuntu ukata ugakuramo iriya gel yo mu gikakarubamba, nayo narayikoresheje. Ikindi kintu nzakibereka nacyo na karungo kaba mu Bahinde kitwa fenugreek seed, nazo narazikoresheje. Nazo nyine uraziteka nk'uko nguko uteka karafu, ukabiyungurura, ubundi ugashyira muri spray bottle ugasprayinga mu mutwe. Ndakubwiye ngo nibyo bintu bya umuntu uzi ko yananiwe, umusatsi wamunaniye, nambabarira bikore mu mezi 2, uzama feedback, umusatsi uzakura. Wibaze ujye uvuga ese wacu barambeshye, burya ndavanze ndi nk'umumetisi cyangwa mfite ibirasaraso byo muri Somalia na za Ethiopia. Umusatsi uzakura wumirwe. Ikindi kintu, aya mavuta akiza n'imvuvu, akiza imvuvu ku bantu bafite imvuvu. Ntabwo ndi kuyakorera marketing, ariko ngiyewe nuko nyakoresha nyine ndi kubahereza ntuze zanjye uko mbibona. Akiza imvuvu. Ku muntu uzakoresha izi karafu, ntabwo ari byiza kubikoresha buri munsi, kuko kubikoresha buri munsi nabyo byatuma umusatsi ucika, kubera ko urabizi ko ntabwo ari byiza gushyira amazi mu mutwe buri munsi mu misatsi inshuro nyinshi, bica umusatsi, bigatuma umusatsi unakomera, wumagara, ugata nyine ireme ryawo. Ni byiza rero ko utabikoresha buri munsi, wenda ubikoresha nka 2 mu cyumweru cyangwa 3, nturenze 3, maximum bibe 3, ubundi 2-3 mu cyumweru ukabikora, ugasigamo n'amavuta yawe, ubundi uzambwira. Umuntu ukunda umusatsi waramunaniye, please bikore, uzampe feedback y'ukuntu byakugendekeye. Ubundi uyu mwaka goal ya mbere no kwitaho, no kumenya kwitaho, kumenya ibintu umuntu akunda, kubikorera, kubiharanira. Umva, iyo niyo goal ya mbere tugomba kugenderaho muri uyu mwaka. Usugira ngo si ibi ngibira, ibyo nari nabateganyirije si ibi. Ni ibi amavuta nayababwiye, ngewe nyagurira ahantu hitwa Kigali Natural Hair, niho nyagurira. Aya ngaya ubutaha muzayampera ubuntu ndabamamarije. Nagahenda cyane kandi amara iminsi. Ikindi nibagiye kubabwira, urabona ukuntu ameze, biragoye kuba wayasuka nyine mu mutwe ngo usuke gutya, biragoye pe. Dore n'amavuta y'amazi kuyashyiramo nyine byakugora, nuko nyine naje ntavuye mu rugo nayo kukabazanira.
reba ka kantu naberetse kitwa gute harya ibaze ko nkibagiwe kamwe naberetse ushobora kwihanaguza mu kwaha kugira ngo hataba umukara kitwa ordinary, the ordinary. Ka kandi ubundi biba byiza ufite akacupa kameze nk'akariya ugasukamo akaba ari kuzabisigisha mu mutwe. Ngewe nkoresha kariya kashizemo iriya the ordinary, niko nkoresha, ndakoza neza ubundi ngasukamo amavuta akaba ari byo nzajya nsigisha mu mutwe. Biba byoroshye cyane kurusha uko wagenda ukoramo usiga, ntabwo wajyamo nk'uko yagakwiye kujyamo. Cyangwa ugafata nk'agacupa kavuyemo umuti w'amazi, ku bantu bakoresha umuti w'amazi muratubona turiya ducupa kuntu tuba tumeze, akaba ari kushyiramo ukadusigishamo. Birakorohera cyane kandi hakajyamo amavuta yose ushaka neza, kuko ntabwo ugomba gusiga inyuma, ntabwo ugomba gusiga ku gice cyo hejuru, ugomba gusiga hasi ku muzi, ku muti, hasi nyine ahangaha aho umusatsi umerera niho usiga, nta gusiga hejuru. Niyo mpamvu rero gukoresha kariya kacupa ni byiza kuko bituma amavuta ageramo neza, ubundi ukasiribanganya ukizimangatanya neza, usa nk'ukora akamasaje nyine k'iminota mikeya, then ukambaramo igitambaro cyawe cyangwa ikindi kintu urarana mu mutwe, ubundi imisatsi igakura koko, igakura. Umva ubwo no kugira umusatsi ku bantu bawukunda bakajya bakureba akavuga se ugaca ku bantu ukigira gutya, bakajya ngo wambaye nka wig kandi ari umusatsi wawe, sibyo? Ngaho mubikore abantu bashaka umusatsi, iryo niryo banga. So bye rero, mwakoze kubana nanjye, mukomeze mugire intangiriro z'umwaka nziza. Abatarasubira muri mood y'akazi harabura iminsi 2, ku wa mbere n'umunsi wa nyuma, nako ku cyumweru n'umunsi wa nyuma wo kuryoshya ku wa mbere, tugatangirana n'ingamba nshya. Nzazibabwira ingamba zose mfite muri uyu mwaka, nzazibabwira, ubundi Imana nayo idushyiriremo imigisha mu byo dukora byose, kandi n'ukuri bizakunda. Ngewe sinzi impamvu numva ko uyu mwaka ari umwaka nyine w'ibyiza gusa, w'ibisubizo gusa. Yego nibibi ntabwo umuntu yabibuza kuza, ariko nibiza Imana izaduhe n'imbaraga zo kubyakira no kubyihanganira. Gusa ni umwaka w'ibisubizo byinshi, ni umwaka wo gukora cyane, ni umwaka w'ibyiza gusa n'imigisha yigendera. So mwakoze kubana nanjye rero, ibihe byiza, Imana ibarinde. Bizu.